Sama Beach Expo iri kwera mu karere ka Karongi, akari igikorwa cyateguwe n'ubundi na PSF Karongi ndetse n'abafatanya bikorwa binyuranye. Tugera kugera dusura abantu bagiye banyuranye batubwira ibikorwa ari kugenda bakora ahangaha. Aha twigiye ni muri Autism Rwanda. Autism Rwanda n'urundi rurimi ariko nka Imena TV tuba dufite abantu bagenda basobanura, tukumwe n'umuyobozi mukuru wa Autism Rwanda aratangira atwibwira hanyuma anatubwira mu by'ukuri autism ni iki, ese nibe ibikorwa mukora bifatika. Murakoze cyane, nge nitwa Hozine Kamagaju Jikene, nkaba nkuriye Autisme Rwanda. Hano dufasha abana bafite autisme, turasuzuma tukareba niba hari ibimenyetso bya autisme bafite. Autism ubundi ni iki bwo? Autisme ni abana bafite ibibazo mu mivugire, mu mibanire no mu myitwarire. Niba abana tujya tubona basa nk'abakubagana, babana babangamirwa n'ikintu gisakuza cyane, babana usanga bibagora kurya, bafite ibibazo mu gufungura, batoranya cyane, n'abana usanga bafite imyihariko wabo. Kubivuga hano muri iyi nduru biragoye ariko muri make nibyo ngibyo. Hanyuma rero mwaje muri iyi expo muri Kivu Sama Beach Expo Karongi, nibe kimuje kuhagaragariza? Twaratumiwe n'akarere kugira ngo tuze kuvuga icyerekeye autisme, kandi kuko twifuza kuzana ibikorwa byacu muri Karongi kugira ngo dufashe abana bafite autisme. Nta kibazo mwakomeza. Abana bafite autisme twifuza kubafasha bakiga nk'abandi kugira ngo be kuzasigara inyuma, kandi hari service dushaka kubaha. By'umwihariko rero ni iki muri giye kuzamura muri Karongi, niba hari icyo muzashyira bimeze gute? Turifuza ko nko mu kwa 9 twatangira, kuko hari abana cyangwa ababyeyi batugana bakadusanga i Kigali bikabagora, kuko i Kigali ni kure kandi birabagoye kwimuka ngo bajye gushaka service i Kigali. Nicyo tuma tuje hano kugira ngo iyo service zigere ku baturage bose duhereye kuri kuba wa Karongi. Bigaragara ko ibi bintu akarene bava ko ari ibintu ngo mufasha abana babakire, ese bajya bakire bagufe bye bigenda gute? Oya, umwana hano mu gihugu cyacu ngo education pour tous, ngo education cyangwa uburezi kuri bose. Ni ukuvuga ngo n'abana bose nta kuba ngo n'umukire n'umukene, umwana wose ufite autisme akwiye kwitabwaho kugira ngo atere imbere nk'abandi bana bose. Ni ibikira bisaba kugira ngo mwakire umwana? Ibisaba nuko umwana aba kwije ibimenyetso bya autisme, turabanza tukamurebera niba afite autisme, ya tubonye ko afite ibyo bimenyetso tukamwitaho by'umwihariko kugira ngo nawe atere imbere n'ababyeyi bishime. Nta mafaranga asabwa kugira ngo umuntu ashobore kuza kubagana? Amafaranga si menshi, nibaza tuzababwira kuko ni make cyane, nacyo bituma twaje hano kugira ngo tubegere n'igiciro gishobore kugabanuka. Ndabona mu byo mufite harimo ibintu bimenye nk'imikino y'abana, ibintu bituma abana bakwiga, nibi byose babibasobanura badukurikiye. Yego, dufite ibikinisho nk'ibi ngibi. Murana iyo umwana ariho ariga yiga, twebwe twigisha umwana areba, niba tumwigishije ikintu runaka ifoko n'igishusho cyaho kiya kiboneka kugira ngo umwana bihuze, kuko umwihariko wo kwigisha abana bafite autisme niko bimera. N'ibindi byose hano dufite ibintu twigisha dukoresheje biva hanze cyangwa n'ibyo twikorera hano, ariko n'umwihariko w'abana bafite autisme nabyo turabifite. Dufite ibintu byose bikwiye kugira ngo dutangire Karongi kandi dufasha abana bo muri aka karere. N'amahirwe y'abanyakarongi, murabyumva ko mu minsi mike haraba ikigo cya Autism Rwanda kiragifite ishami hano mu karere ka Karongi. Ababyeyi bafite abana bafite bya bibazo no kuza mugana Autism Rwanda. Ese kugira ngo umuntu abagere bigenda gute? No guhamagara kuri 078 24 14 220, hanyuma tukabaha appointment, tukabaha rendez-vous, hanyuma tukareba. Ariko muri iki gihe turi hano i Karongi n'ubuntu, nibaze tubarebere tubafashe. Murabyumva rero nka Imena TV natwe turari ku bwanyu kugira ngo tubagezeho ibikorwa bya Autism Rwanda hirya no hino banatangiye tuzabagaragariza. Ariko murabyumva ko muri iyi minsi kubakira n'ubuntu, nimuze musabe ibisobanuro abana bari hirya no hino, kandi se abana bifashije gusa n'umwana uciritse. Reka tubashimire cyane.